kubera nyine Mutesi aba afite ukuntu amenya amakuru natwe tutazi yagize gutyo yimenyera ko Rugagi urusengero rwe hejuru harimo lodge niba ngo hasi hari restaurant ngo hagati hakaba urusengero ibintu nk'ibyo nibyo numvishije. Oya rero reka mbaze mbabwire mwabantu mujye mumenya abagabo banyoko bashatse mumenya abagore baso bashatse nahe by'Imana byo hako ubundi njyari ikintu nshaka kubaza abarokore ubundi ko tujye mujye muvuga ngo Imana ni umubyeyi ko twese yatubyaye kuki wumva ko uri umutoni kundenza imbere y'Imana. Oya reka nkubwire Jennifer Jenny reka nkubwire iki kintu njyewe unyangirije ikintu mfite uburenganzira bwo kubwira cyishyure cyangwa ntukishyure. Umva reka nkubwire nibi uburenganzira bwanjye ibi bintu no bikata nkasanga utabikuyemo ubwo uri kubivuga wicuza ntabwo nzongera kuvugana nawe umva ntabwo nzongera ngiye kuvugana nawe kuko bunamaze kumenya yuko uriya mukobwa urumva Rugagi ati Mutesi ntazabona ijuru ngo ntagazaribona ngo ntagazabona ubugingo ngo mu gihe atarajye mbere ye ngamubwire nk'umutambyi mpamvu nese we uretse si umuntu ntumvugiremo buretse mbanze mbwire Aline Gahonga yiri ikintu kimwe agomba kumenya sibyo konka abatubona tubene imitima burekire konka kumanya Ruhanga nikimanyisa kiwe kunoza kuntwarandi Ruhanga kumanya nikimanyisa ki. Reka tubasuhuze mwese abakunzi ba Saneza TV show aho muherereye hose mu ntara enye z'igihugu ndetse no mu mujyi wa Kigali tutibagiye abadukurikirana muri diaspora turabashuhuje abakoze subscribe nawe utarayikora wayikora kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu. Ni Saneza TV show muri kumwe nanjye MC Lilios mukora like share and comment kugira ngo udacikane ibiganiro twaguteguriye umunsi ku munsi. Kwibutsa ngo tell your brothers, your sisters, boyfriend and girlfriend, fathers and mothers, family and friends to join family Saneza family. Kuri Saneza rero nababwiye ko mbazanira abantu beza gusa abantu basa neza mu bitekerezo abasa neza ku bambaye neza nyine umuntu usa neza ate Jenny bazi biki waje wanyweye biki ariko ndazamura wamfashije sibazi Kashaka ngufasha mikro mba ndikumva kabisa ewana reba ni nk'umuhini Jenny umuhini mwaje mushaka twe dusirimu nyine apana izi ngize nizo sawa. Kamanze nibutsa abantu ko dufite trip yerekeza mu Kagera ku itariki 13 z'ukwa 10 niba utaragura tike yawe nawe wayigura kugira ngo tutazagusiga mwabana mwe tujya kujya kwirebera inyamaswa impyisi inzovu nako inzovu imparage intare hago mbizi niba mu Kagera habamo impyisi hako nzabimenya nagiyeyo impyisi birazaburara hago mbizi tuzajya tumenya ibyo ari byo buriya niyo ni 55,000 ku munyarwanda hanyuma abo n'abantu bakuru abana ni 40,000 abantu b'abanyamahanga bari mu Rwanda bahatuye ni amadolari 150 abatahatuye ni amadolari 200. Nimero ni 0788 53 95 86. Ushatse wahita wishyura tike yawe ukohereza screenshot yuko wishyuye bagahita nawe bagushira mu mwanya kugira ngo utazabura imyanya kandi imyanya iri hafi gushira. None se uje aturutse mu mahanga muramucumbikira? Oya baba bafite ahantu bacumbitse. Bitandukaniye hehe n'umuntu usanzwe? Umuntu hatuye aba afite ibyangombwa by'uko hatuye. Ni ukuvuga ngo abafite visa iri hejuru y'amezi 4. Akiri munsi y'amezi 4 uwo ngo abatembera nyine ari visiting abo bita hari iyo bita visiting visa sibyo hanyuma hakabaho rero na yayindiza ukaba uhari wenda waraje mu kazi uhatuye hamaze n'igihe oya mushyiramo no koroshya ngira ngo ku bantu bahatuye kugira ngo bajye bagira umwete wo kujyayo yego nibyo ngibyo hanyuma rero karibu kuri Saneza TV show cyane ndashima Imana pe ni nziza je birasa neza pe Ariya ntwambwiye ngo uri umugande ibyo nabikubwiriye ntabwo uri umugande ariko narabyumvise kandi ukivuga navuze numvise uvuga ikigande ndavuga nese umuntu avuga ururimi bavuze uhuriye n'umuntu w'umugande uvuga ikigande ariko se winshushanya umuntu utazi Jennifer umuntu ushaka kumenya Jennifer uzambaza uyu mukobwa turaturanye iwacu n'urugo kurundi pfuka musuhuze twe dusuhuzanya twapfukamye
umuntu utazi niba ushaka kumenya ko iwacu baroga, niba ushaka kumenya ko iwacu bapfumura, niba ushaka none kumenya se Jenny ko nshyize hanze umva, niba ushaka kumenya ikintu cyose gituruka kuri Jennifer, niba iwacu baroga, niba bataroga, niba bacuragura, uze kubibaza uyu mwana w'umukobwa. Erade nyabo Erade pfukama neza n'amavi yose. Erade nyabo Ntuse nuko basuhuza bose baseka. okay Erade nyabo Erade mwara wange. Nuko dusuhuzanya. Jennifer aranjura aramvukamije. Ntabwo byakunda, ndamuruta. Urumva ndamuruta, afite uburenganzira bwo kusuhuza njyewe. Niko bimeze. Buriya rero agahugu n'umuco wako. Kereka ntakuzi. Ariko kuva njyewe nkuzi rwose ntabwo njyewe wantuburira ngo bikunde. Rero reka mbabwire yewe umunyarwanda w'i Kigali hano Uri Kigali, ariko njyewe aho nkuzi ntabwo ari i Kigali. Twahahuriye dutya ari twese tugenda, ariko umva niba buriya hari ikintu abantu bo kurisa neza kubaneje nagirane kuko kuko mane yanjye buriya rero noneho ntabwo uzi ukuntu buriya gupfukama byananiye. Urumva mfite muri umunange arapfukama ahageze hasi akubita amavi. Naramubwiye rero buriya ni ukuri mugufi, niyo mpamvu ntabwo njyewe nabivamo. Noneho masenge yarambaje amazi atakunkubaza, iyo ugiye kwihagarika ubigenza ute? Inca bugufi ati n'ubundi uce bugufi rero uze gusuhuza abashyitsi. Ntabwo rero ni ibintu bibangamye, ariko nyine iyo ugeze aho ngaho isoni ziragukora ugapfukama da. Jennifer umeze neza sha ndashima Imana. Kigali gufashe gute? Mfashe neza cyane, nawe urabibona. Twisuriye Jennifer, tuje kuganira nawe, tuje kuganira Jennifer amagenda mwibonera ahantu gake gake. Anyihorera nanjye mwihorera. Ndavuga ni byaye byose hari aho tuzagonganira tuzagongana. None birangiye mfukamishije. Buriya harimo n'ibihano. Ubwo manya. Jennifer rero abantu bakimara kukumva barimo kuhita bibaza ngo Jennifer ni muntu ki? Jennifer ni uw'amahoro Jennifer. Ariko urumva ko njyewe ngira ngo nagiye mbivuga kenshi, njyewe mvuka mu Bugande ahantu bita muri Mbarara. Niho mvuka. Rero naje mu Rwanda nk'uko abandi bose baza nyine nk'ibisanzwe. Mfite abana 7 n'umugabo. Hari ibindi ushaka se? Abantu baracyakomeje kwibaza. Bibaza ibiki? Ngo ufite ngo umugabo n'abana, ubwo abantu bayagutekerezagaho ibindi bintu. Oya ntabwo nababuza. Nabo ni karibu. Umugabo umwe ni so. Jenny wapfa bariye koko. Iyo ukuyemo none se ufite ariko se w'indondogozi, iyo ukuyemo se ukamushyira hari abandi n'abagabo. Ubutse ko bose baba papa w'abana. Papa w'abana. Nose ubundi ugira ngo papa, ugira ngo umwana ajya apfusha se akavuga ngo ise yapfuye, hajya amupfusha harundi. Ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, ariko ise umuntu abura sebuja ntabura se. Niko bimeze. Mujye muvana urujijo aho ngaho mubwiza abantu ukuri. Ushatse kuvuga iki rero? Ushatse kuvuga ko papa nyine ahora ari papa. Uwari we wese yaba papa. Yaba papa. Ese uwari we wese ntiyaba mama. Reka ntabwo byawe. Bibaho nyine, ariko umwana babizi ko ibyo bintu atari byo. Hanyuma rero Jennifer hako kuvuza akantu gakomeye. Nk'agaki? Abantu bose ni abagabo. Bose baba papa. Bavuze ngo umwanya arimo ngo musa n'isaha wawuhindura. Waguhitishamo amafaranga n'ubwenge wahitamo iki? Mbwira icyo wahitamo. Amafaranga? Waguhitishamo ubwenge n'amafaranga wahitamo iki? Nahitamo ubwenge bukamesha amafaranga. Ariko nibyo wari uri gukubagana rwose. Urikumva ratambwira. Ubwenge n'amafaranga uhitamo kimwe, apana ndahitamo iki kimesha iki, kuko ntabwo ari transfer. Umitishemo hagati y'ubwenge n'amafaranga. Nahitamo amafaranga nkajya gushaka ubwenge. Kandi
siko nawe usetse none umeze nka wa mwana, hari umwana ise yabajije ati mwana wanjye ko mfite amafaranga makeya nkuriza igare ugere iyo ujya hakiri kare cyangwa se tuyaguremo umuneke ugende n'amaguru. Umwana ati ndashaka umuneke nicaye ku igare. None yananiwe guhitamo, urumva byose yabifatanye. Nawe umeze nka wa mwana, hitamo ubwenge n'amafaranga, urahitamo iki? Ndahitamo utamekera. Ndahitamo ubwenge. Urahitamo ubwenge. Umuntu asaba icyo adafite. Umuntu asaba icyo adafite. Njye ndahitamo amafaranga. Ntago wajya imbere y'Imana ngo ujye kuvuga ngo mana ngo mfasha ngo mpereze iki ngo mpereze iki. Umuntu asaba icyo adafite. Ushatse kuvuga ko nta bwenge mfite. Habe namba. Ntose ko ari bwo ushaka urajya ngo ugirene. Ubwo nibwo wifuza. Njye rero ntabwo warumitishijemo mu gihe ubwenge naba mbufite cyangwa mu gihe nta bwenge naba. Oya nagwitishijemo gusa. Ntose umuntu yajya mu isoko agahitamo umwenda abayobewe ko yaje yambaye. Ababizi ko yaje yambaye. Nashakaga ubwenge nyine bwo kongera kubwo mfite. Oya. Ubwenge ubwo biratandukanye nyine umuntu abaguhitishije. Kandi Jennifer. Bintu uri kunkorera. Buriya uburetse buriya iyo umwana apfushije isi, umwana n'umugore ubabara kurenza undi nindi. Njyewe ndi nyina w'umwana n'umwana wanjye pfushije umugabo, umwana apfushije se, ubabaye kurusha undi nindi ni umwana. Uragikoze kubera ko umugore ashaka kurara ashatse undi, ariko umwana nta hantu azakura se. Urumva ko ibiciro ntago binganya burya mu bubabare. Nubwo nyine umugore nawe ashaka kubabara kubera apfushije wenda umugabo atazongera kubona ubu. Nyine arababara, ariko iyo haje nibyo yindi bavuga ngo akagabo gahimba kandi kataraza. Ni ukuvuga ngo rero iyo hajemo urugero hajemo urugero tubona ikirusha ikindi. Iyo abakinnyi bakina mu mupira bagatsindwa si uko baba basanzwe badakina, ahubwo nyine baba bahuye n'ababanesha. Niyo mpamvu wahisemo amafaranga, ubwenge urabufite ko. Nibyo nahisemo amafaranga. Okay Jennifer rero hanyuma tujya kuganira, hari social media zimwe na zimwe nagiye nkubonaho urimo kuvuga ku bintu by'abarokore bino minsi ukuntu ngo bisigaye bimeze. Wowe ubona mu by'ukuri tugikeneye kujya mu rusengero gusenga cyangwa batwigisha ijambo ry'Imana biracyari ngombwa cyangwa ni twebwe dukeneye kwimenya ko Imana ibaho twebwe tukigisha ijambo ry'Imana? Gusenga rero buriya hari ikintu kimwe nshaka ko guteramo. Kereka nujya kuvuga umupasiteri cyangwa se kuvuga umuntu ujye umuvuga ku giti cye cyangwa uvuga ibyo ubona muri rusange bakora. Ariko buriya nusanga pasiteri arimo gusambana ntibizakubuze kujya mu rusengero rwe. Uko kubera reka ari gukora ibyo agomba gukora byaremwe n'Imana. Wenda niba nabikora mu nzira zitari zo ntibikureba, icyo ukeneye n'iki nibimuvamo. Njyewe uri kukubwira ibi uzi ibyo narayivuze. Ko bavuga ngo umuntu ngo umupasiteri ngaguhesha umugisha, umuntu yaguhesha umugisha yarayasambanye we. None se birakureba? Yarongoye mushiki murumuna wawe se cyangwa yarongoye mukuru wawe? Urumva niba ari kurongora akandi akaba ari umupasiteri, wowe icyo ushinzwe ni ugutega amatwi. Urumva ukumva ijambo ry'Imana icyo rivuga, ukagenda utwaye iryo naho irya ijambo ry'Imana nujya kurishakira envelope uzajya kugera iyo ugeze envelope yatobotse. None se umuntu ukora ibyaha abana na mwuka wera ati ibyo rero waba ugiye kwinjira mu bitakureba. Urumva icyo ushinzwe ni ukureba ngo njyewe ndavuga kuri njyewe mu Kristo, ntago ndagera kuri pasiteri ibyo bakora. Abapasiteri ibyo bakora ntago ndabigeraho, ariko ndavuga nkanjye mu Kristo. Ni ukuvuga ngo rero ku umukristo ushaka gusenga udafitanye ikibazo na pasiteri, nta kindi kibazo afitanye nawe, ntabwo ushinzwe kumenya
imyitwarire ya pasiteri, ahubwo icyo ishinzwe kumva ni amagambo wumva akaba ari yakugirira umumaro kuko ni nayo ukeneye. Kuko kujya kuvuga ngo ugiye kureba pasiteri ngo yasambanye cyangwa yakoze ibibi, ubwo waba ugiye kumufuhira, bivuga ngo nawe urashaka ko agusambanya. ahaha none se uramufuhira gute kandi nyine ubufushye kubera Imana nyine musenga Dufite hamwe Imana se atangiye gukora ibyaha icyo kandi wowe ukeneye kuri pasiteri, icyo ukeneye ni uko kumva ijambo ry'Imana rikakugirira umumaro, urumva, rikakugirira umumaro kurenza uko we rimufitiye umumaro, kuko ibyo ari gukora uri kubinegura, ariko ibiri kumusohokamo akubwira bigufitiye umumaro. Rero niba uri umunyabwenge wikumva ngo kuko ugiye kuvuga ngo ngiye kuri pasiteri ngo yakoze ibi ngo yakoze ibi, ntaho wazajya kuko abenshi ntago murarana, nta n'uwo urarana nawe deja, n'uwo urarana nawe akora ibyaha, ariko ko wanze kumuvamo akagenda akigisha abantu kandi bagafashwa bagakizwa. Ntabwo tuzajya mu ijuru kuko twasengeye mu rusengero rw'umuntu ukishijwe cyane, tuzajya mu ijuru kubera ko buri bubona riharira rirahari buriya ijoro wenda ikintu kimwe njya nizera kivuga ngo ijuru pfa kuba nta bibiri twigisha, ibyo bibiri ivuga nta cyaha kirimo ngo wenda ngo mukore ibyaha ibi n'ibi, batwigisha ibintu byiza, nubwo wenda ijuru ryaba ridahari ariko byaba byaradufashije kubaho mu isi no kubana n'abantu. Buriya rero reka nkwereke aka kantu, buriya uruhare rw'umukristo, buriya nitujya kuvuga abapasitoro turabavuga ibibi byabo, tubishyire hanze, tubyereke abantu cyangwa se tubahanura impanuro yabo. Ariko ugiye kubwira umukristo ngo genda usenge kandi ugendere ku mikorere ya pasiteri, nawe ntacyo waba umufashije, kuko waba umuteyemo kuzajya ahora ashakisha abapasiteri bafite ibikorwa byiza kandi ntabwo yapfa kubamenya, kuko ibibi bakora babikora bihishe. Ahubwo iyo ugiye kwigisha uramubwira ngo wowe fata ijambo yavuze uryumve, urishyire mu mutima wawe cyangwa rigira icyo rigufasha, ujye imbuto, ibyo yavuze nibyo ukeneye kuruta ibyo yakoze, kuko ibyo yakoze ni ibye nawe azabibazwa ku giti cye, ariko ibyo yavuze ari kubwira bikagufasha nawe ku giti cyawe, sibyo? Rero niyo mpamvu batubwira ngo tuzabazwa imirimo myiza yacu twakoze. Rero nujya ubona umuntu akubwira, wenda n'urugero, ubuse mama wawe ntashobora kuba afite ibindi akora, abamama benshi ntibanaroga ariko abana babo babavaho se? Ntago babavaho. Bamenya ngo ni mama, akamwita mama kuko ni mama, ntago ari mama kubera ko akora imirimo myiza, ahubwo ni mama kuko yambyaye kandi yanyereye imbuto kandi yandeze. Hagati aho ngaho, iyo mama, wenda n'urugero nari nkiri kuguha, iyo mama ari mama, ibibi byose yaba akora asigara ari mama wawe. Ndumva bikoresheje inyama mu rwego rw'ikigande nibo bakunda kuvuga iyo mvugo, ngo asigara ari mama wawe, utitaye ku bibi bye, utitaye kuki, ukagendera kuri bya bindi yagutoje, bikakugirira umumaro ejo hazaza. Ariko ugasanga hanze abantu baramuvuga nabi, baramutuka, urumva ni umurozi, akora ibi n'ibi, ariko wowe wamuyobotse. Niyo mpamvu bakunda kuvuga ngo abana b'indaya ngo ntibamenye ubwenge cyane. Wewe wamuyobotse. Rero buriya n'umupasiteri tugiye ubwo kuba pasiteri nabo ni ukwabo, ntabwo turi bubareke kubavuga nabi, ariko ku ruhande rw'umukristo ntukajya ugenzura ibyo pasiteri akora, ntibishoboka. Ahubwo jya ureba ibimuturukamo, umenye ngo ako pasiteri wanjye avuga ibintu bifite umumaro bimfasha, akora ibifite umumaro, naho ibikorwa bye bibi ugiye kuvuga ngo ugiye gukora ibarura ryo kumenya abapasiteri beza ngo bariho uzajya gusengera, ntabwo ijuru waritaha, nta nubwo wazarijyamo, wazahera nzira, ahubwo ukora ibarura ry'abapasiteri babi n'abeza. Icyo rero ni icyawe, ni ukumva, ni icyawe, ni nk'uko umubyeyi akubwira ngo icyawe ni ukurya, ukoga, ukaryama, ukajya ku ishuri. Ibyo kumenya ngo nashakiye amafaranga, ababyeyi benshi batangiye kubibwira abana bageze imyaka 20, ariko umwana ukiri hasi icye ni ukurya no kunywa akaryama. No ku mupasiteri rero, ku umukristo icyawe no kumva ijambo ry'Imana, kandi ntabwo yigisha bibi, yigisha byiza. Ikizima nuko ibyiza bimuvamo, bimusohokamo, we bikwinjiramo, bikakubaka. Urumva? Ariko iby'ububi bwabo birekurwa n'urubanza bazacibwa n'iki? N'Imana. Ukimara kuvuga gutyo
mpise nibuka umwe mu baririmbyi baririmbira Imana hano mu Rwanda ubu ngubu barizwa muri Europe kuko hafite igitaramo ari mu Bufaransa ngira ngo niba atari mu Bubiligi. Hanyuma rero agize gutya umukozi we araje arasohotse ati rwose yarambabaje yaramfungishije biki ntiyanyereye imbuto nziza kandi ari umukozi w'Imana. YouTube nyinshi cyane ziri kugenda zivuga ku bikorwa bye ku buryo hari n'abantu benshi baje bavuga bati uyu mumama ntago ari umuntu mwiza. Ndibuka ko hari n'umumama nabonye ari kuvuga ngo hari uburyo yamuhemukiyemo ngo amwohereje ngo amusengere kuko nzi ko tuzi ko bamwe baramuzi ko ari umuhanuzi aririmba indirimbo z'Imana nyine aranasenga akanahanurira abantu. Jenny, kuri wowe ukimara kubona ziriya nkuru zose ziri gusohoka na reply ngira ngo uyu muririmbyi yigeze gukora live avuga ko baranamamaga kuri telefone aravuga ngo ntibakamuhenga ngo screenshot za satani ngo cyangwa se ngo muri make uwari uri kuvuga ibyo bintu yamwise satani. Hanyuma Jenny, kuri wowe wabyumvishije gute cyangwa bifashe gute? Ayo magambo banamubajije narayumvise, ariko se birakwiye yuko umuntu ashobora kuguhamagara kubaza nko ku nkuru zivugwa ugahita umubwira ngo ku isahani hariho imbeba ni inkoko, hariho inkoko, hariho imbeba kandi nabyitiranyije, hariho inkoko, hariho ifi, ubu ngiye kurya ubwo birakwiye ibyo bintu? Birakwiye? Ntabwo bikwiye, ahubwo nicyo cya kintu twavugaga ngira ngo nkunda kubivuga cy'ubwibone buba buri mu muntu. Ubwo bwibone rero buba bwarabaye imbata noneho bukarusha ijambo ry'Imana imbaraga muvuga, akaba ari bwo bubakoreramo kuruta uko mukorana n'ijambo ry'Imana. Kuko ntabwo wahamagara umuntu ngo mubwire uti se ibivugwa ibi n'ibi, ese ubundi wa mugani ko uriya ni umwana, sibyo? Umuntu aramutse aguhamagaye akakubaza ati uyu mwana ko avuga ibi n'ibi, wowe si umuntu mukuru deja ngo uvuge uti ni umuntu twari dusanganzwe duhanganye, ni mumureka avuge. Cyangwa wenda duhurira muri kariyeri wenda ngo turadusangira umugati umwe afitiye ishyari. Uriya mwana afite uburenganzira bwo kumuvuga akavuga ati umwana yabaga iwanjye, umwana yarankoshereje, umwana ndamufungisha kubera iyi mpamvu iyi. Kabone niyo waba uvuga ibitandukanye n'ibye, ariko byibura ukagira ubusobanuro utanga ukavuga uti ngewe umwana ni umwana nyine wari umushinzwe yabaga iwawe. Ariko iyo uvuze kuriya ni ukuvuga ngo uba werekana ko iyo wica imbeba nturebe ihaka n'idahaka. Ubwo nta mwana iwawe, nta mutoya, nta mukuru, ntaki, urumva byose ushyira hasi ukarambika. Rero nibyo ngewe navugaga, twebwe ubwacu tugize uruhare rukomeye cyane aba bana b'abakobwa badukorera mu rugo, tukabafata nk'abana bacu, ukajya ufata igihe cyawe, umwanya wo gufata igihe cyo kuvuga ngo ngiye kumusigira amasahani, ngiye kumusigira gukubura, gufura, kugira ugafata n'umwanya wawe ukamenya ko uriya mwana w'umukobwa uko ugirira imbabazi wawe nawe afite umubyara, ahubwo ubushobozi bwaranze aramugusunikira kugira ngo arebe ko yaramuka kabiri. Ariko warangiza ukamufata nk'umukozi, ariko buri kwangiriza igihugu. Hari ikindi kiganiro nakoze ngenda bisobanura cyane, sibyo? Aba bana b'abakobwa tubona hano hanze birirwa babindaya, izi ndaya zose wowe wumva bizirirwa zibindaya ziba zarabanje gukora akazi ko mu rugo, urumva? Bakaza ari abana bavuye mu cyaro, akaza aje gukora akazi ko mu rugo, yahagera shebuja akabara murongoye, akaba muteye inda, asubiye mu cyaro kujya gushaka ubuzima, urumva? Yakwicarana na nyina kabiri gatatu akabona umwana nta kintu ari kurya, akongera akagaruka mu mujyi wa Kigali, noneho akagaruka kubeshya ngo ntiyigeze abyara, noneho agahita yiga tagite yo kugeza mu rugo rwawe aje gutwara umugabo. Ubu basigaye baje gutwara abagabo banyu mu ngo zanyu, kubera iki? Babanje guhemukirwa n'ingo babayemo, urumva? Noneho ugasanga umukozi arisiga aracyo, urabona ko abakozi basigaye basa neza, baradefiriza, arasa neza, hari n'ababa ari beza kurusha ba nyirabuja, urumva? Ubwo rero akaza afite tageti yo kuvuga ati urugo rwawe, njyewe ndashaka umugabo wawe, iyi sida ndwaye, iyi nda natwaye, umwana akabarerwa na mama, nabikorewe n'undi muntu mu rugo. Ariko ufashe igihe cyawe, waba uri gufasha leta, waba uri gufasha wa mwana w'umukobwa, waba uri kugabanya uburaya tubona mu mihanda, mugafata igihe cyanyu cyo gutaho abana b'abakobwa, mukabataho igihe ukamwicaza ukamubwira uti mwana, nubwo ubona uri gukora hano iwanjye, ejo n'ejo bundi uzavamo umuntu ukomeye,
irinda abagabo uhereye no ku wanjye kuko nawe ni umuntu. Irinda abagabo ugakora uko ushoboye kose umwana w'umukobwa ukamutaho igihe, kuko iyo bavuye mu ngo feri ya mbere nibo bajya gukora uburaya. hanyuma uyu mwana kubivugwa uyu mwana urumva niba yaragiye gukora akazi ko mu rugo kandi azi ko akorera umukozi w'Imana noneho w'umusitari. ubundi iyo umuntu ari umusitari ngira ngo aba ameze nk'icyapa, aba agomba kugerageza akitwara neza ku muntu uwo ari we wese kugira ngo ejo atazavuga ibyo yamukoreye cyangwa se uburyo yamwitwayeho. uyu mwana w'umukobwa rero njyewe mpamanyije nanjye ku giti cyanjye, nkurikije uko nagiye mbona uyu mwana w'umukobwa. uyu mwana w'umukobwa ntabwo yigeze yiba ariya amafaranga, kuko iyo aza kuyiba akayashyiramo bakamufunga aricyo kintu bamufungiye, ntabwo yari kuza kugira imbaraga zo kuza imbere akamera kandi azi icyaha yakoze. ahubwo buriya ni ukuvuga ngo kugeza kuri iyi saha ntariyakira uburyo yabaye muri mabuso umwaka arengana. nta kintu nyine nta kintu azira ubusa. iyi saha ntabwo ariyakira, ni nayo mpamvu mubona ari kugenda ajya ku macana atandukanye kumara umwaka wose uzira ubusa. ese ubundi dushyire wenda tubaze Gahongayire da, umukobwa ungana kuri abahembwa 15 ra 15 kandi wenda urumva kwa Gahongayire haba hari akazi gatandukanye. abasitari ntibambara imyenda wenda buri munsi ukuvuga ngo umwenda yambaye uyu munsi aba yawukuyemo ni wa muntu w'umesa, aba agomba kumwitaho nyine akamukorera amasuku buri kimwe cyose. rero umukozi ukorera i Kigali noneho ukorera umusitari ugomba no kumwerera imbuto ukanamuhemba narenze rega n'ay'abandi kugira avuga ati wenda uriya muntu yamembaga neza. Erega buriya niyo umuhemba narenze ay'abandi akubera inshuti, abikora neza, nta kugambanira, nta nushaka kuza kumwinjira ngo amugate urahembwa makeya. Erega umuntu wese umushuka kubera yuko afite impamvu umushuka. iyo iyo mpamvu atayifite rero ntushobora kumwinjirira ngo bikunde. ese ni gute ushaka kumbwira ngo imyaka 3 ni 3 hari yavuze imyaka 3 ukora mu rugo rw'umuntu aguhemba 15 atanakongeza we atanakongeza. ese ubundi ibyo bihumbi 100 ntiwari kubibarira mu kuvuga ngo njyewe anayatware nta kibazo nk'umuntu twari tubanye neza. noneho uriya mwana w'umukobwa ikikwereka ko ari umwana mwiza, ntabwo ushobora kumbwira ngo urakorera 15,000 uri umwana w'umukobwa ungana kuriya. bigaragara ko atanashukaga, ntawamushukaga. urumva yari umwana witonze no mu mvugo y'uramureba ukabona aritonze. enewe ibyo tubyihorere wenda da, ibyo n'uburenganzira bwabo. ariko iyo wimye umwana w'umukobwa uburenganzira ese bwo yakosa ibyo bihumbi 100 byamujyana muri gereza wamureka akanakora umwaka ntuzayamwishyure. oya ukayiyishyura nyine niba yayakwibye. kandi yarabimubwiye yamaze kumutwikira umwenda. yamutwikiye umwenda aramubwira tuzakora wishyura uyu mwenda nawo uguze ibihumbi 100. urumva aragenda. amaze kugenda rero undi ahari bigaragara ko yavuze ati uyu mukobwa ubwo agiye reka mugarure. bivuga ngo rero niba ataranamufungishirije ibindi bintu by'ibanga uriya mukobwa yanga kuvuga, bivuga ngo yamufungishirije uwo mwenda, bivuga ngo ntajya heba. ese ubundi reka nkubaze ikibazo. none komeza. ntajya heba. wa mwenda yanze kuwutakaza aravuga ati reka bari wo mufungishije niba nta bindi bihari koko. ariko nk'umwana uramutse umpamagaye ukambaza uti uyu mwana ko mubona aha ku muhanda azerera nagusubiza ngo wimbwira abadayimoni. ubundi ikintu kikwereka umuntu. none se umuntu nyamuntu ufite amaraso nk'ayuva abadayimoni gute? njye ntabwo mba mbyumva. umuntu w'umukozi w'Imana usibye no kuba dayimoni, umuntu mukuru ufite ubwenge urata ko ufite ibiryo ku isahani. mukuru ariko uzitwara n'ibintu mukora mukumva ni urukozasoni. uza kurata aho ngaho wenda wagiye kurya ugapostinga n'uburenganzira bwawe, sibyo? wagiye ku mazi ugapostinga n'uburenganzira bwawe. ariko umuntu arakubaza iby'umwana urangije ukiramo ngo ibiryo. reka uriya mubyeyi nta kinyabupfura agira. urumva urandeba nabi kubera iki? uriya mubyeyi nta kinyabupfura urandeba kubera iki? kuri kumbangamira reba muri kamera. urimo urambuza umutekano. urumva ndeba muri kamera. uriya mubyeyi nta kinyabupfura agira. urumva kuko abaye akigira ntiyakwita umuntu umudayimoni kandi azi abadayimoni baba.
azi n'uburyo bagenda cyane cyane wenda we ko anasenga. Ikindi cya kabiri, ntabwo umuntu yaguhamagara ngo umubwire ngo hano ngo ku isahani ngo hariho inkoko, ngo hariho imbeba, ngo hariho ipusi, ngo hariho icyoya. Wasanga wenda uri no kubirya n'amapusi, dore ko abanyamahanga ngo banarya n'amapusi. Rero mujye mutubabarira, mugire ikinyabupfura, kandi ikintu nshishikariza abadamu, mujye mufata igihe cyanyu, nk'uko nawe ufite umwana w'umukobwa, nk'uko nawe wakena, nk'uko nawe wapfa ukarererwa n'undi utazi, sibyo? Nawe ujye ufata igihe cyawe, nubwo ari umwana w'umukozi, umufateho igihe, ufate umwanya wawe, ufate isaha yawe, umwicaze hari umuganiriza, umwereke ko ejo he ari heza, nubwo akora akazi ko mu rugo. Urumva? Ibyo bizamuha icyizere cy'uko ibyo akora atagomba kuyoheba, cyangwa ngo yumve ko agomba gukoreramo amabi ngo niko agomba gupfa. Iyo ufata umwana w'umukobwa, buriya icya mbere cyo ibintu wakoze nta kinyabupfura kirimo cyo kubaha umwana w'umukobwa. Ntiwabaye deje umubyeyi, kuko iyo uba umubyeyi ubusa umwana wawe yateruye akayajugunya mu mbabura cyangwa akayajugunya mu cyobo, wajya kumufungisha, bivuga ngo ntago wabaye umubyeyi, ntago wahabereye undi mubyeyi ahatari. Wabaye inyamaswa kuri uriya mwana. Uriya mwana kuba yarafunzwe umwaka, niyo mpamvu ubona ameze nk'urwaye toroma. Niyo mpamvu ubona biramurenga, nawe aravuga ati niba mama naramuherezaga ibyo bihumbi 10. Akuze ko njye Aline twakoranye. Twarakoranye Aline. Twarakoranye ariko komeza. Mwakoranye neza rero, nabi neza meze ikigari, ntabwo wabivuga. Ariko inshuti yanjye rwose nigeze gukora akakosa, umenera telefone, umva yaraguye hasi. Ambwira ati yo rero siyo telefone, ariko nta byahatari, njye se ko nahise nyishakisha nkayikoresha screen, nta byahatari, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ariko mwari muzi buriya hari ikintu mutazi. Buriya njyewe rero abantu benshi ntago bakunda kubona ko, ntago nkunda kugaragaza amarangamutima y'ikintu runaka. Cyoko njyewe narasenze cyane, buriya nabayeho n'umwadeperi cyane nkiri umukobwa. Wari uzi ko buriya Imana yaturemye mu ishusho yayo, urumva? Iduha ubwiza bwayo, iduha kudapfa nk'uko imbwa zipfa. Uko ugenda ugasanga imbwa yapfuye, uko ugenda ugasanga ipusi yapfuye, uko ugenda ukumva inka barazibaga buri munsi. Twebwe rero Imana yadushyiriyeho ibitubera ibitambo buri munsi. Ariho handi uzagura telefone y'ibihumbi 200 ukajya kubona ukabona yikubise hasi iramenetse kandi ntiwongeye kuyikoresha. Bivuga ngo iki rero? Bivuga ngo ese abaye ari wowe ugiye, byagenda biti? Uzi ko buriya mukunda n'utuntu mutabanza ngo munatekereze kure. Jya ubanza utekereze no kuba ari kuri n'abari sashwa, jya ubanza utekereze ko rusorori hora yakira abantu. Nubona ikintu kimenetse nk'uko ujye umenya ko Imana yadushyiriyeho ibitambo bya buri munsi. Buri munsi tubura ibintu. Wasanga n'uwo mwenda wahiye wagombaga kugenda, wagombaga kuba igitambo cyawe. Buriya abantu batunze inka cyane cyangwa ihene, abantu batunze inka cyane, wenda n'urugero njye nabaye ahantu batunze inka cyane, urabizi, urumva? Ni ukuvuga ngo cyangwa abantu icyo gihe bahari igihe baba bafite imbwa iki, wasangaga nk'umwana waho akarwara akaremba, cyangwa umuntu waho wo mu rugo akarwara akaremba akagera hahandi habi, wajya kubona ukabona hapfuye inka. Nanjye uzi nigeze kurwara, urumva? Nigeze kurwara Jenny, nigeze kurwara icyo gihe nararwaye, noneho nkazajya ndota noneho nanapfuye ndi mumva. Noneho nari ndwaye cyane, ndembye nanubwo mbashaka kubivugaho. Ndaremba cyane, mera nabi Jennifer, ngeraho ntumva n'umuntu uje kundeba gutya ngo nkoreho. Ndibuka ngera ku Muhima ndi mu bitaro meze nabi, noneho kwa kundi bambika akantu umuntu nyine uri muri koma atabasha no kuvuga amazina ye, kwa kundi ubutuyumva nyine amazina yawe bayareba ku kaboko. Ngera hariya kuri iyo level ya nyuma, urumva? Ni cya gihe cya covid, noneho meze nabi. Handi umuntu wari undwaje ntashobora no kukubwira ngo abantu bari bandwaje ni bandi. Nongeye gukanguka ndi sehashka. Uzi ko umunsi nakangutseho hapfuye inka mu rugo y'imyeyi yahakaga. Nose ngenda bivuga mbizi. Umva yarapfuye inka nziza,
n'ubu ngubu mama njya ambwira ati sha wowe wabaye igitambo inka yanjye yabaye igitambo buriya cyawe. rero ni uko abantu batajya babyitegereza cyane. N'iyo urwaye mu rugo ugasa nk'urembaho gakeya, muzabyitegereza abantu mudukurikiranye cyangwa abantu mubizi mubyandike muri komanteri. Ni ukuri n'iyo urwaye ukarwara hahandi wumva umeze nabo umubiri wawe utameze neza, byanga byakunda ntubura ikintu gishobora kugenda. Uziko ibyo bintu ngewe ni ibintu nzi cyane nagenzuye. Rero abantu batunze inka nibo babizi cyane kuturenza. Abantu batunze imbwa, abantu batunze amahene, ibyo bintu barabizi. Hari igihe urwaza umwana akarwara akaremba cyangwa nawe ukarwara ukaremba, noneho wajya kubona ukabona ukumva aho uryamye ukumva ngo inka irapfuye. Umunsi nakangutseho niwe seri inka yo mu rugo yari ihaka yenda no kubyara amezi 9. Ibyo ni ibintu nakoreye ubushakashatsi, n'umuntu uri bukurikirana icyo kiganiro nawe azabikorera ubushakashatsi, sibyo? Ni ukuvuga ngo iyo urwaye ukaremba haba hagomba kugira ikintu kigenda mu mwanya wawe. Ngewe ndabizi neza ko Imana yadushyiriyeho ibitambo bihora bigenda mu mwanya wacu. Ntabwo twe twagenda nk'ibisimba, ntabwo twagenda nk'ubushishi dukandagira, ntabwo twagenda nk'ibinyabwoya dukandagira, ariko Imana ihora idushyiriraho ibintu bigomba kugenda mu mwanya wacu, umunsi ku wundi. Wowe rero wabona ikintu cyabuze ugasara ugasizora, ariko ntukamenye yuko ari nawe wagombaga kugenda mu mwanya wacyo. Rero iyo kanzu wasanga uzitegereze muri icyo gihe ikanzu yagendaga, ese mu rugo iwawe byari bimeze bite? Ese wenda hari abakuvugaga nabi? Ese wenda hari abagombaga kukwica? Ese wenda hari abagombaga kukwangiriza izina ku buryo bukomeye nawe byagusenya? Hagenda iyo kanzu, urumva? Ni ukuri ngenda bizi neza abantu batunze inka pe irapfa umuntu agakira. Kandi noneho ikintu kibikubwira rero, ujya kubona ukabona wa muntu atangiye nko kujya ku kazuba atajyaga abyuka, uwo munsi inka ikarara ipfuye. Neza cyane. Ni ukuvuga ngo muri twebwe ubuzima bwacu habamo ibitambo. Ni ukuri birahari pe. Ibitambo byo birahari, ariko abantu batatunze inka ntabwo babimenye. Ibitambo byo birahari pe na cyane. Rero twebwe tubibonera muki? Tubibonera muri izi telefone tubura, tubibonera muri ibi bintu ugenda ukabura ugasanga ikintu urakibuze. Rero wowe ntumenye yuko Imana iba yaguhaye ibyo bitambo, urumva? Ukumva yuko umuntu yakwibye, umuntu yagize gute. Akantu wavuze nyiri gutekereza Imana imbabarire. Wavuze ngo ntago ajya heba, ndacyabitekereza. Ntabwo ajya heba. Ntabwo nzi impamvu kari gukomeza kagaruka, ibintu byinshi mba nibutse ndavuga ntabwo ajya heba. Kuko abaye aheba hari ukuntu ushobora kwicara ugatekereza ukavuga uti se wenda ese byagenda bite? Ugasanga ukavuga ati uyu mukobwa akeneye viziyo, akeneye ubundi buzima bwiza bwe. Ese kumujyana muri gereza ari umwana w'umukobwa nta kindi kintu byamuhungabanyaho? Ese ntacyo byamuhungabanyaho ku buzima bwiwe? Ibyo byonyine ubitekereje uba ufite ubumuntu. Buriya hari igihe usanga turi kubwira abantu wampaye 5 akabikwima, urumva? Wampaye 5 nyamara amafaranga arimo kwima ejo uzayakorera unayarenze. Ntabwo aba yaguhaye agaciro, ahubwo aba yahaye agaciro ya mafaranga. Arayafite ariko ahaye agaciro kuruta uko aha agaciro wowe nyirizina. Wowe ejo uzakorera ya mafaranga ukayabona, wowe uzakorera ibirenze ya mafaranga ukabibona, urumva? Ariko ugasanga wimye umuntu agaciro hejuru y'ubuntu bw'ubusabusa. Nigeze kurarira mu mujyi, nigeze ibintu mvuga nkahita mbyibuka. Urabona ni ukuvuga ngo Aline ubundi nagari umuntu mu by'ukuri, buri muntu wese agira reaction, sibyo? Ibyo bintu byose tubifata nko muri reactions. Kubera ko njyewe nigeze kugira accident, ibyo nabine nakubwiraga kare, telefone irameneka pe, imeneka screen. Mu by'ukuri suko nabishakaga. Natwe turi no kwa muganga, urumva? Telefone nyifashe gutya irancika irameneka. Ariko nkubwira ukuntu byagenze, ambwa tumva iyo telefone nyishakaho screen cyashye ko imeze. Arabikora se? Urayikoresha ko? Narayikoresheje ko ndibuka ko nahise ngira stress kubera ukuntu urumva nyine umenye ikintu cy'abandi, kandi mu by'ukuri nyiracyo afite uburenganzira mu by'ukuri bwo kukikwishyuza cyangwa nta kikwishyuza, kandi mu by'ukuri ninjye wari uyimenye, njye narabyemeraga ko nari ndi mu makosa. Noneho ndangije ndagenda ndayikoresha njya mu mujyi, nta n'igice wallahi nta gice nari mfite cy'ijana.
ninde nahamagaye ampa amafaranga ra, ninde wayampaye ndamwibuka. Ndibuka ko nageze mu mujyi, nagiye mu mujyi ngeza nka saa 7 z'ijoro. Umutipe wayinkoreye akora hariya muri ntuze kwa Makuza. Bigeze saa 7 z'ijoro dutegereje umuntu uri bumuha amafaranga ngo iyo telefone kuko nge nta mafaranga nari mfite. Kandi urumva nyine umuntu wameneye telefone yakubwira ati yikoreshe, kandi ndi namubwira ntayo mfite nayabuze, akakubwira ati iyo telefone nshaka kuyibona ari nzima, uri kumva, urumva itaguhereza nyine izindi details zitari ngombwa. Ndibuka ko arambye ati wowe ndashaka kubona iyo telefone ikoze, kandi koko yari ari mukuri pe, yari ari mukuri Jenny, yari ari mukuri ngiye nubwo mbimo brainingire. Ariko se reka nkubaze ikibazo. Umva naraye ijoro nyine kurara iryo joro ntegereje ko banyoza amafaranga ngo nyikoreshe, yari stress nyine. Yari stress, umva namaze kuba stress, ndamenye telefone y'abandi iki n'ibiki, nko telefone y'umustar ejo ndazabaneza avuga ati amukobwa yameneye telefone kuko cyengera isanzwe nazwi ndi umunyamakuru. Noneho ndangije ndicara umutipe turicarana tugeze saa 7 saa 8 tugeze aho umutipe wanyemereye amafaranga, umushuti wanjye yari wanyemereye amafaranga, agira gutarambira ati riri nayabuze. Ayiwe tekereza nawe. Ndatega moto ndataha, mu gitondo ndazinduka ndongera njya kure ndamuvugisha, ngize amahirwe uwo muntu anyohereza amafaranga, banciye 85. Iyi 85 urumva ndayikoresha, ese uko kimbivuze we oya nta kintu bitwaye ariko noneho nyine urumva ako ni amakosa. Urumva je nari nakosheje telefone nayimennye, nubwo nyine nari ndi wenda mu zindi gahunda, ariko ndabyemera ko ari amakosa nakoze. Ariko nyine urumva iyo umuntu akubwiye ati ikintu cye kimwishyure, rero urabyumva nyine. Rero hari akandi kantu nkuyemo yuko uriya mukobwa nta nandi makuru afite, araziririye akanzu, kubera ko urumva yaramubwiye ati yaramubwiye ati je iyi kanzu yanjye uzakorera aya mafaranga kugeza igihe azashiriramo. Umukobwa yumva kugira ngo azakora umwaka wose atagera iwabo, aravuga ati wapi, atireka njye gushaka ahandi akazi. Noneho undi aramugarura kubera ko adaheba, aramugarura aravuga ati najye muri gereza. Imana ikubabarire. Buriya rero cyo kora ntabeshye, cyagiye nubwo nanjye nakosheje ariko byarambabaje. Ariko narababaye kubera nabaga muri Geto. Noneho tekereza none ayo mafaranga nko bakayampaye basi ngo nyahishe, cyane kuri ikindi kintu ngo ngiye kwishyura telefone. Nyine urumva yari amakosa yanjye ko nari namenye telefone pe. Nanjye namenye telefone yari ine pe. Imana imbabarire, ari no nambabarire kuba narakumeneye telefone kirya gihe. Ariko nabishakaga pe, ntago nabishakaga. Noneho tekereza 80,000. Ese ubwo reka mbanze mbabaze ikibazo. None se uziko njya ntekereza ngo abo bantu baba barabayeho mu buzima bwiza, nta kindi kintu baba barahuye nacyo kibababaza. Reka nkubwire Jennifer, Jenny reka nkubwire iki kintu, njyewe unyangirije ikintu mfite uburenganzira bwo kubwira cyishyure cyangwa ntukishyure. Umva reka nkubwire nibi uburenganzira bwanjye. Ibi bintu nubikata nkasanga utabikuyemo ubwo uri kubivuga wicuza, ntabwo nzongera kuvugana nawe. Umva, ntabwo nzongera ngiye kuvugana nawe kuko bunamaze kumenya yuko uriya mukobwa nta kindi kintu yakoze yazize iriya kanzu. Urumva? Ese ubundi reka mbaze babaza niyo mpamvu nese we si umuntu, areze si umuntu. Ntumvugiremo buretse mbanze mbwire Aline Gahongayire ikintu kimwe agomba kumenya, sibyo? Imana niyo mpamvu muyivuga mutayizi, kuko muramutse muyizi wabanza ukamenya Imana yiguhaye amafaranga ikwima urubyaro, iguhaye urubyaro ikwima amafaranga kugira ngo ujye uhora imbere yayo upfukamye, kuko iguhaye byose ntago wagaruka. Urumva? Nawe rero ufite icyo utari kubahiriza kugira ngo ubone n'ibindi ubura. Urumva ntago Imana igitanga byose ihora iguha kimwe ikavuga ngo uyu muntu ajya ahora imbere yanjye, kuko Imana irafuha ntigishaka ko hari izindi Imana ukorerana nazo. Urumva? Niyo mpamvu rero iguha kimwe igasigaza ikindi kugira ngo ujye uhora uza gusaba, ujye uhora uza gupfukama, ujye uhora uza kwinginga. Ubundi imigisha wayikura hehe utazi gutakaza 100,000?
ibitambo nta ubundi se ubwo hari ibitambo ujya utangara ntabyo. ariko arinafasha abantu benshi bahese n'icyapa. oya afite NGO yitwa Dineza Organization. wagiye kwiga se warafashijwe? Mbwira ibyo bagufashijemo. Njyewe none ese ubundi gufasha niki? Ngende nindi mu kazi nta bihuye no gufasha. Njye nago nakoranye na Aline umuntu wagiye gufasha. Uranyiteje. Oya nindi kukubwira oya nashakaga gutangaho aka testimony gato kubera ko abantu muri rusange njye ushobora kunkorera ikintu nkihangana. Wowe abantu dufite umutima utandukanye sibyo? Wenda Aline mu buzima bwe wenda ntiyihanganira ibintu bimwe na bimwe sibyo? Kandi kutihangana nagari buri muntu wese ugira gute wihangana. Wowe ushobora kuba wihangana njye ntihangana kandi ntabwo twese tuba duteye kimwe. Erega nawe ni umuntu ujya ubimenya, ni umuntu apari yo kuba ari umukozi w'Imana, apari yo kuba ari umuririmbyi, nawe ni umuntu sibyo? Kandi reka nkubwire iki kintu bwo kujya kuri riba karega uwashaka wamukoshereje. Noneho ikindi kintu nakubwira hanyuma yo kuba ararinda sibyo, ni umuntu kandi Imana yaremye sibyo, nawe afite uwo yakosereza. Wenda uwakosereza waramubabarira ariko wenda we kuri we gutanga imbabazi biragoye, cyangwa se wenda kubabarira we kuri we nago byoroshye. Rero nago ushobora gufata buretse ibyo atanga bingana iki afasha abantu benshi aho amandazi ijana bigahura n'igihumbi. oya shafasha abantu benshi yaba yese ari amandazi yige. None se ubwo niba afasha nkurikije uko mubivuga byibura urumva hari na miliyoni ye yatanga umuntu utihanganira umuntu wamutwikiye umwenda ugura 100,000. Uzi ko ari nacyo kintu cyatumye agarura uriya mwana w'umukobwa aravuga ati yanze mana nyagasani Imana itworohereze. oya ni umuntu nibyo ndi kukubwira na pari y'ibintu byose. Umuntu usenga buriya reka nkubwire gusenga icyo bimaze wa muswa we. Urukumva urakoze. Umuntu usenga urumva icyo bifasha kugira ngo utihute kuko buri muntu uri hano ku isi udasenga iyo ahuye n'akabazo gatoya. Nayo mpamvu ubona bamwe birukira mu bapfumu urumva, bamwe bagata ubwenge bakajya mu mayoga kugira ngo nsinzire, bamwe bakanywa ibyo bwenge nuko abadasenga none akiyambaza izindi mbaraga zitari ukuri kugira ngo abashe kugira ariko zimushyira habi. Ariko umuntu usenga ijambo ry'Imana iyo uhuye n'akabazo kabona uko kaba kasa kose, ijambo ry'Imana ribereyeho kuguturisha. Akuremera yuko hari abantu batajya babasha kukwihanganira ububabare. Ukabusenga iki? Ariko uri mu biki waretse kundindagiza uranjyanaye. Ukabusenga iki? Uri guse Mana yanjye we umutwe urandiye. Abantu bayine binji. Uri gusenga iki? No kimanya. Ni kimanya je mazima abantu bakashoberwa, abantu bakatabuko mutwe konka shini nkubuza. Wotine ruhanga ngo ogiro teke kinte cyaza. Nyoti nkine hobwire bwo kugamba nteke kintu. Manya ruhanga kumanya ruhanga ni kimanyisaki kingambire. Abantu bayinemo nibagira nti okushaba cyonka nekimara ashiki maroti nge bikorwa bakabiheba ashobwe no banoshabake hakirobwe nyoma nzo mu kitanda ndyama no banoshabake wota kumanya ngo ruhanga tuki wota kumanya ngo ruhanga manye cyo kikubanyi kimanyisa nkimanyisa ngwiwe omutima gwawe no koroba bo kugira ngo ikintu cyona cyakukikabona kiza koroba ikintu cyona cyakukikabona kiza koroba konka wota kumanya ruhanga no gyo tikankwata muhanda nze kuronda marwa haza mbono bwire bwo kugwejegera bo kugira ngo kugwejejyana babyanga konka shibarakire abantu bona tibine imitima burekire konka kumanya ruhanga nikimanyisa kiwe kunoza kuntwarandi ruhanga kumanya nikimanyisaki kingambire wono manya ruhanga no bano manya ibintu byona wono manya ruhanga no bano gyo timbwenu nyuwe naferwa ninza koraki ninza korobo wa mutima ninza kugumikiriza wono manya ruhanga ibintu byona no bano bireba busha konka utakumanya ruhanga no gyo tikonka mazima abantu bona tibineme icyo kintu yogo mutima ati bagwine konka manya wono manya ruhanga nicyo kikumanyisa ngo ogu nayahukana nogo ogumanya oguno marwa oguno wa ruhanga no basha kusaba mukama konka ngo yino mutima mubi no kimanya ukashaba abantu nibakureba no shaba ngo yino mutima murungi konka mwene indani ngo yinemo mutima mubi
ya icyo ni kiba konka reka nkubuze wanomanya ngo egenso okwekozire mbwe nuko tukugireba buri jitwe ngo buri joko tukurebe enso okwekozire nomanya ngo manye ibintu byona hariho bikugenda hariho bikwisha hariho bikugenda hariho bikwisha no mwana manya no omwine amezi mwendo mwino munda konka ahafa ashitaraferwa mwana ruhanga ashobora kinte kikwinga no mwana we nkiba nkingana kita woyi no mwana munda akafa ukamuzara akafa hazo kagurayo nemyendo kagurayo n'amabafu kagurayo nacyo byono byina konka shinyowe nani nkubuza wahurira atobwo kofirwa mwana ori kumanya ngo akantu ko bushabusha barakire kofirwa mwana ukamanya ngo mwana wanjye nkamutwara amezi mwenda gona omwana namuferwa hati ekinte kikwinga no ekinte kina mano kukizo mwana go wazi sente zirugaho sente no zibajo kwiza nizibajo kugenda konka shobwo nyowe ninkubuza omwana nobaza omwana noreba na shasha munongo muntu yabura omwana nabana amanyanga ibintu byona byarugaho nicyo kurebera omuntu nakujya tukonka nyowe nkabura mama nkabura tata konke kwihobwe nimbura mama nimbura tata ebintu byona nkabikwata nkabusha konka shobwe wanogiro tinyowe nkaferwa mwana abantu baraza kudukubita urumva badukubite wanogiro tinyowe nkaferwa mwana abwenke kintu cyone kikwije cyabushabusha nikije mbwenu kikumara mama nikikuteganisa kikwe ni ukuvuga ngo niba ubuze umubyeyi ukabura umubyeyi ukabura umwana akantu gato cyane kakanakuranira kwihangana ko wakabuze rero njyewe rwose reka nkubwire nibyo nakubwiraga abantu mwige yuko Imana yaduhaye ibitambo ntabwo uzapfa ukwimbwa ukwihene ukwipusi urumva ariko Imana yaduhaye ibitambo ariyo mpamvu uzabyuka mu gitondo usange telefone yabuze cyangwa yanijimije ntiyongere gukora urumva usanga imbwa yawe warutunze ukunzi irapfuye usanga ihene yawe warupfuye iratu jya umenya ngo ese ari ngewe wagiye ese ubundi urarizwa n'ihene n'ipusi uyobewe yuko muri CHK hari abapfushije banyina hari abapfushije abana hari abapfushije iki iyo utabashije kwihanganira ikintu cy'ubusabusa ubu ariko ngiye kukubaza muko unsubize ubundi buriya utabashije kwihanganira ko kantu ijuru tuzabona mu myaka tutazi igihe rizazi ubwo uzagezayo ukiryihanganiye mujye munkuraho menshi ubu utabashije kwihanganira akantu k'ubusabusa uri bushake Yesu utazi niba ari inzobe niba ari igikara niba ari muremure niba ari mugufi ubu niwe uzihanganira gutegereza oya tujye wenda ese ubundi reka nkubaze ko Yesu tutazi ukuntu asa usanze uri umuntu wabaga mu rugo iwawe ari Yesu niyo mpamvu mbabwira ngo mujye mwubaha abantu bose kuko Imana iguhera uyu mubyeyi wabonaga uyu ni umubyeyi wanjye uyu nguyu uri hano niho ngewe nabaga ndi umukobwa niho iwacu hano nkorera ibiganiro ni ukuvuga ngo yajyaga atubwira yatungaga abantu benshi kandi n'ubu aracyabafite urebye abantu afite ariko hari igihe musaza wigeze kumwambwa atako abantu bageze muri 40 wowe batunga ute kandi ukora na restaurant yaramushubije amubwira ngo umva nkubwire ngo ese w'Imana imperaho umugisha namubwirwa niki ngo nanjye mbaye muzi bose nabirukana ngo ariko kuko ntazi w'Imana imperaho umugisha niyo mpamvu abantu bose ubabona hano yes uri kumva iryo jambo rirakomeye niyo mpamvu bose ubabona hano uyu mubyeyi ubu niyo nakubwira ngo ngwino usase uryame waryama uwo nashaka wese nazana apfa umva arakubwira ati nushaka urara uhagaze upfa kuba utaraye hanze asikigariwe urumva rero ntabwo rero nkubwiza ukuri wenda nubwo twagiye tubishyiramo urwenya rwinshi ariko niba utabashije kwihanganira gucumbikira umuntu icyumweru niba utabashije kwihanganira gucumbikira umuntu ibyumweru bibiri niba utabashije kwihanganira kuvuga uti umuntu ampombeje 100,000 wenda ntuyate kuko Imana avuga ngo ubuze ubwenge turamureka izamureke ubuze ubwenge Imana imureke kandi koko n'abantu burya baranakureka sibyo ariko habayeho accident yuko icyo kintu ugomba kukibura kandi ugomba ese ubwiryo joro muri kutubwira mwagiye mureka kutubeshya waba utihanganiye ko 100,000 bibura ukazihanganira igihe Yesu azazira ngiye navutse bambwira ngo dore ngo hari imbere ngo araje ni isanda cyategereje yes ubwo ijuru
ijuru batashyizeho by force ngo senga cyangwa ureke gusenga, ijuru uri gukora ubishaka uzabyihanganira. Mwagiye muri ahubwo ko ariyo mpamvu ese ubu dusanze tuba mu ijuru n'ubundi Imana ibirahi itugenzurisha utuntu dutoya ntabwo tubizi pe. Ijuru ntago ijuru bigeze bari kwereka ngo akubwire ngo ijuru rimeze gutya ngo riri aha ngaha na mbanze nkubwire ngiye niyo mpamvu nkubwira ngo ntabwo uzi niba nsenga cyangwa ntasenga, kuko kubikubwira ntacyo byamfasha. Urumva igihe nza nkakubwira ngo ndi umukozi w'Imana ariko ibibi nkabihisha, kuza kunyemeza ngo uri umukozi w'Imana byurabikorera iki ko atari njye utanga ijuru wa mugani. Urumva uraza kunyemeza ko uri umukozi w'Imana, uraza kunyigisha ko atari njye utanga ijuru, urambwira iby'iki wakoze ibyawe ukareka kuzana izo diresi uzana ushyira mu bantu. Urumva rero niba umbwira ngo nirirwa ndeba ibibi byawe, nirirwa ndeba ibyo ukora byawe, ariko n'iryo jambo ry'Imana uri kuvuga none se ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo tumuzabamenyera ku mbuto bera. Imbuto bera nizo ziduhesha kumenya niba uri ari umukozi w'Imana cyangwa atari we. Hanyuma hari umuntu bita Scovia Mutesi, twese turamukunda kubera ibiganiro bye n'uburyo akora neza itangazamakuru. Umwe mu bapasiteri bo mu Rwanda witwa Rugagi ati ndamuvumye ntazigera abona ubugingo. Wa wundi wavuze ngo wa mukobwa araba Miss yarangiza akaba wa nyuma. Yego. Wa wundi sibyo nibyo. Ndetse si byarangiye abaye Miss East Africa. Kare. Nta gakobwa numvise kavuga ngo Rugagi wo kakubitwa n'inkuba we umva. Nta gakobwa numvise gatuka Rugagi. Ngo kari kuba Miss gwarakabwiye ngo genda uraba Miss, maze nako karitenengeza we. Birangira katabaye Miss. Nyamara ngezo nkuru ndumva narigeze no kuzumvaho. None uravuze ngo Mutesi ngo ntagire ubwoba. Koko nose Rugagi atanga ijuru, atanga isi se. Nose yaba yatanga ijuru ko mwirwa mutubwira ngo ni ryiza yakaba yataragezeyo. Urumva? Rugagi ati Mutesi ntazabona ijuru. Ngo ntago azaribona. Ngo ntago azabona ubugingo. Ngo mu gihe atarajye mbere ye ngamubwire nk'umutambyi. Ngamubwira ati mbabarira. Rugagi rero afite uburenganzira bwo kumenya abagabo nyina yashatse. Uzi ikintu yasize? Uzi ikintu Mutesi yazize? Kubera nyine Mutesi aba afite ukuntu amenya amakuru natwe tutazi. Yagize gutyo yimenyera ko Rugagi urusengero rwe hejuru harimo lodge, niba ngo hasi hari restaurant, ngo hagati hakaba urusengero. Ibintu nk'ibyo nibyo numvishije bivugwa. Noneho Rugagi ati ibyo ni ibinyoma. Ariko hari undi muntu nanone wasohotse aravuga ati ibyo bintu nibyo. None agize gutya ati Mutesi ntazabona ubugingo. Oya rero reka mbaze mbabwire mwabantu mujye mumenya abagabo banyoko bashatse, mumenya abagore baso bashatse naye by'Imana byo. Hako ubundi njyari ikintu nshaka kubaza abarokore. Ubundi ko tujya mujye muvuga ngo Imana ni umubyeyi, ko twese yatubyaye, kuki wumva ko uri umutoni kundenza imbere y'Imana? Wari wabona umubyeyi abyara abana akavuga ngo uyu nguyu ngo ukumva umwana arirata ngo nge mama akunda cyane. Bose ntabafata nk'abana. Cira mu gacuma upfundikire. Urumva? Twese turi abana imbere y'Imana. Dukora ibyayi tureba ikatubabarira, twongereje tugasubira ikatubabarira. Impamvu turiho nuko itwemera. Nuko yemera ko turi abana bayo. Rero ibyo bintu mwiteyeza amajeke muragenda munyambika amapeti, mufata nk'Imana nk'aho ari Imana yanyu, mugomba kuvuga ibyo mwishakiye. None se niba mwemera ko umubyeyi asagira abana akunda akagira nabo yanga? Ese ubundi dukurikije ibyo mama mushaka, uko mama mushaka no guhanura ngo muvuge ngo kanaka buri wakwereka agize Imana buri kintu ari gusenga, ari kuvuga ati ngize Imana Scovia yapfa kugira ngo ibyanjye bisohore. Abapasiteri ni nk'abakomisiyoneri. Umukomisiyoneri aguhombye miliyoni 20, abizi neza ko ibihumbi 30 ari byo uri bumuhembe byonyine. Akemera akagombya 20 akakujyana ahantu abizi ko aho hantu hatagurishwa. Urumva? Aho hantu hari muri banke, bakamubwira batizana abantu tugure. Akemera akaguhombya abizi neza ko aho hantu uri uhishyuye amafaranga utazahatunga, uhishyuye amafaranga uzajya mu manza. Akemera akavuga ati ngewe reka nemere muhombye nubwo ari ibihumbi 30 ngiye gufatamo. Urumva? Akagombye za miliyoni 20. N'aba bapasiteri rero baraza akavuga ngo ngewe ngo kanaka ngo Scovia azapfa ngo azakenyuka. Urumva? Noneho ubundi agasigara ashakisha iki, arwana n'ikintu cyakwica kugira ngo rya jambo yavuze risohore. Mwandayamwe zisohore. Tekereza. Erega kuraya ntago ari ikindi. Kuraya no guhura n'umugore n'umugabo.
buriya niyo mu kanwa kawe uvuze ibidafite umumaro uba waraye, wabaye indaya, wasambanishije ururimi kuko wavuze ibidafite umumaro. Ntabwo kuraya ari ukuvuga ngo kuraya se ni iki, ubundi kuraya mu byita iki? Kuraya ni ukuzerera. Okay. Kuraya ni ukuzerera, yo n'ururimi rwawe hari igihe uruzerereza hagati y'amenyo ukaruzerereza rukaba indaya. Rero ntabwo kuraya ni ukuvuga ngo nose iby'indaya zikora si iby'abagore n'abagabo barara bakora, ariko nuko baba bafite umugabo umwe. Noneho rero uriya uburayi ubundi ni ubuzererezi muri rusange, ni ukuzerera. Wavuye kuri uyu mugabo wagiye kuri uyu, wagiye kuri uyu mugabo wagiye kuri uyu, ni ukuzerera ubundi nicyo bisobanuye. Uko niba ukora akazi runaka ukajya hariya na hariya na hariya uri indaya nyine, uri indaya nyine uzerera mu tuzi. Uri indaya nyine yo mu tuzi, urumva? Nanjye ndi indaya yo ku ma YouTube, nuko bimeze. Oya, urumva rata? Naho ibya pasiteri byo ntabwo abangaba ntibakajye babakanga, urumva? Buriya abavugishwa n'inzara savanye mu ntuza mu Dubai cyangwa Nigeria, Somalia, mu Barabu, iyo ngiyo yatuzana rero yadukoresha kabiri gatatu akumva ko agiye gutega isisi. Wananiwe, umwana w'umukobwa yaramubeshye ngo agiye kuba ngo misi, aragenda akanura nk'ipusi ireba amafaranga, yirirwa akanuye, none atahanye imyambaro yazanye, atari ukuri umupasiteri kandi waramuhanuriye. Jennifer ni Isaneza TV show, wakoze cyane kutwemerera kugusura kandi watuganirije neza, wagiye duha ikiganiro cyiza. Hanyuma Jenny, tugire gutya twanzika tunasoza ikiganiro, hanyuma gira inama abantu babayeho mu buzima, umuntu akagukorera ikintu kibi ariko kuri YouTube kubivuga buriya ni icyaha, ko numvisha abantu bavuga ngo umwe mu bahanga b'abanyamakuru hano mu Rwanda dufite yavuze ngo uyu mwana ngo kugenda kwirakwiriza inkuru ngo ku ma YouTube ajya ahantu hose ngo ni amakosa, muri abana nabimukoreye ngo YouTube nta kintu iri bumarire ngo agenda ajye kugira gute bivugana nawe. Icyo nicyo kikwereka ko ari umwana rero. Icyo nicyo kikwereka ko wowe wabivuze imyaka yawe itandukanye n'iyuriya mwana. Umwana nyine ubundi iyo uri umushyitsi, urumva? Iyo uri umuturage wimukiye muri karitsiye ahantu ntusurwe n'abantu, ubu uri umunyamwako, urumva? Ubwenge bwe buracyari hasi kuko afite ubwenge buri hejuru nk'ubwawe, nk'imyaka nk'iyawe, nawe yavuga ati nta mpamvu yo kujya kuri YouTube nzerera ngenda mvuga ibi bintu. Ariko kuko afite ikintu cy'ubwoba, ariko ubundi gufungwa murabizi, ubundi muzi gufungwa? Ntabwo tubizi, ntitwafunzwe. Ntabwo mubizi. Uzi kujya muri gereza ugakubitamo umwaka uri umwana w'umukobwa, utari umugore ngo uvuge uti naresikorotse ndazira ukuri, utari umugabo ngo uvuge uti naraye amajoro narariye naranyweye ndazira ukuri, cyangwa nakubise umuntu. Uri umwana w'umukobwa uvuye mu cyaro ugiye gukora ahantu, umuntu akakujyana muri gereza ukamaramo umwaka, ariko muri kumva ihungabana umwana afite, murabura kumufasha, none muri kumufata, muri gufata ubwenge bwanyu n'imyaka yanyu mugashaka kubimushyiraho. N'umwana nyine ko nabonye se ahubwo ngo bari kumutera ubwoba ngo arekeraho. Ubwo bwoba bari kumutera nibwo buri gutuma agaruka, ahubwo ejo uzamutumire natwe tumuhe ikiganiro hano wana. Ese ni ibiki? Naratse zitubwire neza, ubundi muba muri mu biki? Muba muri mu biki? Buriya rero reka nkubwire, ntuzatinye yuko umuntu ashobora kukwanga kubera ko wavuze ikintu runaka, cyangwa se ngo utinye yuko umuntu ashobora kukureba nabi, kuko niyo wakora ibyiza bingana bite, umuntu utararebye icyo gihe ngo arebe avuga ati uyu mwana w'umukobwa ari gushakisha ubuzima, ari gushakisha imibereho, arankorera, byibura ibi 80,000 hari icyo byamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi, ukajya kuyaguza kugira ngo ukoreshe telefone y'umukiranutsi, ukajya kuyaguza ukoreshe telefone y'umuntu z'ubwenge, y'umuntu uzi gutakaza umuntu we, urumva? Wenda n'uwo yararwaje mu bitaro agombaga kubura ubuzima, ntanatekereza ati impamvu atabuze ubuzima, hari igitambo cyagiye n'iyi telefone, urumva? Icyo kintu ntagitekereze ngo agihe agaciro, ariko akabirenga akavuga ati ibyo by'ibitambo ntibindeba, nagende yishyura, nyamara iyo telefone yari igitambo, urumva? Kuba atemera ibitambo rero ni nayo mpamvu hari ibyo abandi bafite wadafite, nuko atemera bya bitambo ko bigenda.
hanyuma ngo ibyiza agomba kubona bibone. Rero niba uri umuntu wiburanira uharanira, hari iby'Imana ikwaka nyine ugahora uri muri ayo ukibaza buri ushaka kubona umuntu buri munsi arakora nawe urakora ukibaza itakusi umuntu kuki uyagura imodoka dukora akazi kamwe duhemberwa hamwe uyagatera imbere nge nkahora hahandi biterwa n'iki? Kandi noneho ugasanga wenda arakurusha n'inshingano ariko wowe ntazo ufite. Ariko kubera ko udafite ubwenge bwo kwisobanurira kumenya icyo ugomba gukora, ugasanga biriya yabonye ni umugisha. Buriya umugisha utandukanye no gukora. Buriya umugisha utandukanye no kubyuka buri munsi tukajya gukora, tukajya gushaka amafaranga. Iyo dushaka amafaranga tugaburira munsi tukarya tukanywa, ariko umugisha hari igihe uza ukazira muri cya kintu ukora kandi utakabaye uziramo, kuko nta business runaka kibyara, nta n'amafaranga runaka kinjiza, ariko ukakiboneramo umugisha. Urumva ibyo rero bitandukanye na wa muntu ujya gukora buri munsi ashaka icyo kurya. Ni ibisanzwe ibyo ngibyo, nta mugisha urimo, ni iby'abantu bose. Ariko iyo ugize Imana ukabona umugisha, ibyo ukora byose bigahirwa, haba hagomba no kugira ibindi bigenda kugira ngo na bya bindi bigumeho. Yes, kora subscribe, share and comment kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tuba twagutegura umunsi ku munsi. Channel ni Isaneza TV show, niyo channel yonyine mu Rwanda ifite ibiganiro byiza, ifite n'umunyamakuru mwiza n'umukameramani mwiza. Mwiza cyane, ariko ufite umugabo, ufite sheri. Sejene utangiye kumbaza. Urabikatamo Mana ndakwica. Ndabikata. Ibi byo no ndabikata. Nta sheri ufite? Ibi ndabikata. Tubyihore. Ese sheri weke. Nose undeke kukubaza. Ese sheri ni ngombwa mu buzima? Ngomba nyine kukubaza kugira ngo. Ese jene ndi kukubaza. Kugira umusheri mu. Erega njyewe nshaka kuba ndi mukuru wawe. Nyawe tinkwenda umushije. Bwenkije. Nta vitamine ukeneye. Wumva se njye nshaka kuba ndi mukuru wawe. Mwenda bona bakije bakanteganitsa nkabargaho. Ubwo rero uzashaka umusaza wawe cyangwa undi muntu. Okay, Namusaza wahemukira abandi bantu rero burya nuko utabizi. Buri kuvuga ngo abagabo barahemuka ujye nabyo navuze. Ni njye ubivuze. Oya wabivuze. Nabyo ratanuka bivuze mu rurimi mutumva. Urumva ariko yabivuze. Uko rero uvuga ngo baraguhemukira. Oya nakagira nti. Bana ujye uvanga abagabo baraguhemukira, ujye ushyiramo ushyiramo umusaza wawe umenye ko bose bahemuka. Ntibahemukira wowe kuri umuntu wawe. Ariko bahemukira abandi bantu. Nabana beza abagabo nabana uratamura abana beza. Ayise bataba abana beza twarongorwa nabande. Muri beza pe. Muri beza abagabo, muri beza gusa hari nababi. Okay, mukore subscribe, share and comment. Nimero ni yayindi kugira ngo tukomeze kubana. Ubundi harabura 12,000 byonyine. Mwabimpaye apply ngira kiriya kintu cya gold nanjye nkagifata nkaza nkakibereka. Agiye gushyara buri 10,000 byonyine kugira ngo nuzuze 100. Yese mbanze niyo biva niyo. Situri ku 188 se. Mwakoze cyane rero kudukurikirana, turabakunda cyane, Imana irabakunda natwe nuko mugira amahoro.